n'amapoko minisiteri nk'ibisanzwe murabizi ko bagenda bagezaho ibintu biri trend cyangwa se tugahitamo kimwe mu cyamamare kigezweho mu Rwanda cyangwa se ahandi hose ku isi tukavugaho amateka ye ndetse n'imiziki cyangwa se n'ikindi kintu asanzwe akora. So uyu munsi mbazaniye uwo mwita Christopher Muneza yagize ku cyo bita Guma Superstar Final inshuro ebyiri, yatwaye ibihembo byinshi bya Salax Award, yatwaye ibihembo byinshi, indirimbo yakoze zaje ku rutonde rw'ama radio station n'ama TV station nk'aho arizo ndirimbo zabaga ziri trend. Yatangiye umuziki we mu mwaka w'ibihumbi 2009. Uyu musore mu mwaka w'ibihumbi 2009 yatinze amarushanwa yari yarateguwe na Ishimwe Clement, icyo gihe wari usanzwe ayobora icyo bita Kina Music, ndetse n'uyu munsi akibereye umuyobozi ahita asinyanya amasezerano n'iyi repo n'iyi nzu itunganya imiziki ititangira kumukorera indirimbo muri uwo mwaka. So, mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo yari yaratangiye gukorana n'inzu ya Kina Music, Christopher Muneza yaragiye mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye muri Apasi, atangira gukora zimwe mu ndirimbo naho icyo gihe yatangiye gukora indirimbo bita Sigaho, akora Amahitamo, akora Ishema n'izindi zatangiye zimenyekana gake. So agiye mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye yasohoye yitwa Iri Joro, murabizi ni indirimbo yari yarakoranye n'uwo bita Dani Nanone, akaba ari mwe mu ndirimbo zabaye hit muri icyo gihe, mu ndirimbo zamenyekanye cyane maze abantu benshi barushaho kugenda bamenya uwo bita Christopher Muneza. So bitaro ngo Christopher Muneza ngo bitewe n'uburyo ngo yatangiye kugira igikundiro n'indirimbo nyinshi aragiye asora, abantu benshi barajyangiye kugenda bazikunda, ngo kugira ngo mvuge ukuntu Christopher yarakunzwe ngo asoza amashuri ye yisumbuye, ubwo ndavuga senior 6, ibaze nkuko yari afite miliyoni 10 kuri konte, ngo yari umusore ufite amafaranga menshi kandi ufite igikundiro cyane cyane akundwa n'igitsina gore, maze bikarushaho ngo kugenda bimenyekanisha indirimbo. So mu mwaka wa 2017 Christopher Muneza ngo yaje kwitabira Primus Guma, murabizi ko irushanwa ryaje kuba rinarangira abaye wa kabiri, dore yuko ubita Bruce Melody yaje kuba amutwara Primus Guma muri rushanwa. Kandi ubita Christopher Muneza ngo ahantu hose yajyaga gutaramira wasangaga hari umubare munini w'abakobwa cyangwa se igitsina gore baje kumushyigikira bitewe n'uburyo ngo yari afite igikundo. So ubita rero Christopher Muneza kandi yavuze yuko ngo ubwo Primus Guma yari irimo iragera ku musozo wayo, yaje kuba atangaza ngo ko azaba asohoka mu nzu itunganya umuziki ya Kina Music, dore ko ari abantu bari baramufashe nk'umwana ndetse baramubereye nk'umubyeyi kuva kera agitangiye. So ubwo rero mu kiganiro n'itangazamakuru bamubaza impamvu yafashe umwanzuro kuva muri Kina Music, yaje kuba atangaza yuko ngo n'umwana ubwe agera igihe akaza kuba asohoka iwabo, akava iwabo akajya ku mihanda akajya guhigisha. So ubita Christopher kandi akimara kuva muri Kina Music ngo byabaye urugendo rutamworoheye cyane, ngo dore yuko yamaze igihe kirekire adasohora indirimbo, ndetse bamwe batangira kuvuga yuko ngo yaba yarahagaritse imiziki bitewe n'uko yaramaze igihe kire adasohora indirimbo. So ubita kandi Christopher yarimo areba urugendo rushyashya rwa, dore yuko yaramaze kucyo bita ngo new generation, marayisi ko ari generation yarimo abahanzi benshi batandukanye bari kugenda bazamuka, harimo abo bita ba Chris Easy, harimo ba Konfi, harimo ndetse n'abandi bahanzi benshi bari bagenda bakundwa bafite vibe ndetse bafite indirimbo nshyashya. Ubita ngo rero Christopher Muneza byaramugoye cyane kwiyadabuta muri iyi generation, dore yuko ngo bari batangiye gukora indirimbo zitandukanye n'izo we yaratanzwe akora. So ubita rero Christopher yagaruwe n'iki, ngo yaje kugarurwa n'indirimbo bita Mikasa, akaba ariyo hit song yasohoye ubita Mikasa Sukasa, akaba ari indirimbo urebye kuri YouTube ye imaze kugera hafi miliyoni zirenga 6. Gusa usibye Mikasa kandi yaje kuba akurikizaho indirimbo bita ni Bido, nayo akaba ari indirimbo yaje kuba imugira umustar, none iza kuba imugarura maze abantu batangira kubona ko ari Christopher wundi bakundaga. Usibye kandi Mikasa, usibye ni Bido, yaje guhita akora n'indi ndirimbo nayo ngo yakunzwe n'abantu benshi, akaba ari indirimbo bita nayo yaje kuba ikundwa cyane, bayita urebye ahangaha imbere yanjye, akaba indirimbo bita ngo hashtag nayo akaba indirimbo yo bita Christopher yaje kuba asohora muri icyo gihe, maze abantu batangira kugenda bongera kwibaza uwo bita Christopher gati Christopher Muneza aragarutse, Christopher wacu twakunze mu ndirimbo nyinshi. So izi ndirimbo zose uko nzikubwiye, haba Mikasa, haba ni Bido, haba hashtag ndetse n'izindi nyinshi yagiye azora, ni indirimbo zagiye zimumenyekanisha ku ruhando mpuzamahanga, dore ko ari indirimbo zatangiye kugenda zikinwa kuri televiziyo international
byerekana yuko bita Christopher yarakoze comeback nziza cyane. So uwo bita rero Christopher impamvu aka kanya mugarutseho akaba amaze iminsi kiza hanze album nshya, akaba ari album yise ngo ni HTO. Murabizi ko HTO ari formula y'amazi, abantu bize science murabizi cyane, murabyumva cyane murabizi. So iyi rero album ye ikaba ariho indirimbo zigera ku 9, akaba album iriho indirimbo bita ndicuza, akaba bita ngo belong to me, akaba bita to us, akaba aho bita ngo nzaza, ariko umuntu bita masamba inore, akazi bita pose, akaba hazo bita ngo nfari, akazi bita ngo ni right here, afatanyije no bita smina ndetse no bita kivumbi king, ndetse akaza niyo bita ngo ni party, hariho kandi bita ngo ni drunk, afatanyije no bita ni Anche Mutoni. Akaba ari album yo bita Christopher Muneza, akaba ni album kandi yagaragaye neza cyangwa se yakiriwe neza, dore yuko ari album ifite uburyo ikoseho cyane ndetse ikoseho na producer benshi batandukanye. So mwite Christopher Muneza the Superman cyangwa se the Legend Man, umwe mu bantu bakunzwe cyane n'igitsina gore, ndetse ugaragaza yuko ari mu bantu bakoze muziki bigoranye ariko bikaza kurangira ageze ku rundi rwego. So ubita rero Christopher Muneza kandi ikindi kintu wamenya nuko ni umwe mu bantu nawe waje kutangaza yuko murabizi ko mu minsi mikenya mu Rwanda ashize agenda avugwa ibintu by'abahanzi ngo bita abahanzi ba mbere, akaba yaraje kuvuga yuko ngo nta muhanzi wa mbere uri mu Rwanda, ahubwo ngo biterwa n'umuhanzi ugezweho. So bamwita Christopher Muneza, namuvugaho byinshi, ni umusitari baramuzi mu Rwanda ndetse no mu karere ka East Africa. So icyo ngusaba we kura subscribe niba ukunda ibyo nkunda kugira ngo ujye nanjye umunsi ku munsi. This is One Step Show. Jenny Tamisa, I love you, my people. Keep watching my video.